Yego twigendere. Umuntu witwa nyama Disikrema arafunze azira gutanga ruswa 900 afungiye muri brigade ya Jabana ubwo ni ribu ntabwo brigade kibaho afungiye muri ribu ya Jabana ubwo ni ku murenge. Yego uyu munsi ni kuwa kangahe? Umunsi kuwa gatanu. Kuwa gatanu? Oya Wicyo warebye. Ebwo kuwa mbere rero kuwa mbere amasaza yagira ngo weekend ayikubitamo. Kuwa mbere ajya mu rukiko. Kuwa mbere ajya kujya mu rukiko. Ashobora guhita afungurwa ariko ko yasabye. Ntago bamufungura tsetse bari imboga. Kandi yasabye imbabazi. Gute? Yasabye imbabazi nyine yavuga ko ari umujinya we mukoresheje. Ahubwo nabonye yongera no gukurikiranwaho n'ibya ruswa. Wabonye ngiye gukurikiranwaho? None yatangiye nyine gukorwaho iperereza ku bijyanye na ruswa. Niba dogiteri Murangira BCR yego afata umwanya akavuga kuri kiriya kintu ntago kiba cyoroshye. Ikirasigaje gukora no kumwerekana muri cya cyumba si koherezwa ntago ari bamwerekana. Oya ntago yerekana mugihe yitabye ku rukiko. Turatsetabye ku rukiko. Berekana abajura. N'abaruswa bajya baberekana uko batuma imihanda itubakwa. Ntabwo abantu turimo guca mu muhanda w'igitaka kubera ko umwana wagomye kuba ibyo 900 byakoza kubifasha ukabijyana mu murenge ukashaka metero zingahe bakagucyangwa cyo kubaka kwajya no kuvuga ngo n'abatekereza abantu bose bagiye batanga ruswa uteze ku igihugu cyamera. Akwamagana nangwa hano tukimanuka n'ibirenge duhura n'ivumbi nari ya 900. Niba ubona muri amakaratiyo sano barashizemo amatara n'imihanda n'imisoro no kuvuga ngo ikigaragara cyo muri mwaka washize imisoro abayinyereje ntago babaye benshi abayibye. Ariko umuntu nkuriya wize w'umunyamakuru ushishikariza abantu no kuvuga ngo afatira ikiganiro akavuga ngo mutanga rwo kugira ngo ibintu bigende neza cyako baravuze ngo buriya karuswa ngo katu kidogo ngo umuntu agize hujya ahubwo bamukanya nta kibazo bamukanyaga nawe wagira ngo ikibazo mufitanye ngo bamukanyage. Ese kankubaza umuntu wabyize w'umunyamakuru ataka gute ruswa akanabivuga rwose wagira akanabivuga ukagira ngo ni ikiganiro papi nakamushuka papi si inshuti yese none akabaza hagiye ngo nameya waramuhaye ngo hoya ngo nahaye izindi nzego papi nari kuzacunga neza ibibazo abaza ni ibibazo bisaba kugira ubwenge. Hoya none se ubwenge wisanga wese akabashaka views kandi umuntu ushaka views ko yakoze yakubera n'amazi inakarimuro none hari ukuntu nayivugisha ngo nabanje guhamagara umuntu w'inshinga umunanye ucenga bikorwa wabo aramwe ngo mbisenye ureba urumva rero rimwe na rimwe wowe ngo yaravuze ngo arubyisenyera ngo baranga nose abyisenyera ate kandi yaragiye kubeshya avuga yatse cyangwa ngo cyo gusana. Ngo yavuze ko ngo yabyisenyera ngo baranga ngo yabisenya atese ngo baranga pe musomera inkuru hoya ibyo byihoreye kuri kubyandika yabisabaga ndese abo yahaye ruswa yarebe yongera akabisaba akabahindi yo kujya yisenyera akabona bahaye ruswa bagomye kuvuga muri icyo kiganiro bagahanwa. Bane sutegeka ko baba batarimo kuko bari mu nzego nazo za leta nabafatanya cyaha ariko rero afite no guhimba abantu bagira ikibazo aho ngako kanya utanze ruswa n'uyakire bose barafunga. Oya ariko nibyo bikora ubushishozi afite kubishyira n'abatayihaye bitewe n'iki ntago birashoboka. Hari byaje byitwa cyber aho bajya muri telefone yawe bakaranga telefone yawe yakoze ibiki wavuganye nabandi nagiye bushize muri ribu bibamo byagenda bitse wagiye wakoze iki ubu nyine muri ribu hari ukuntu arona ko ikiganiro umukecuru umugabo bashaka ko bagikuraho ndavuga ngo nagikuye baragera barareba baravuga ati cyavuyeho bahita babireba nibyo nyine nkubwira ntago wabeshya ngo kanaka ngo wamuhaye amafaranga kandi utarayamuhaye bivuze ko rero nawe wanabavuza babeshyira byaba arimo yongera ibyaha ugasanga ubwo bagera batamufite ko atazi ko sayibi ihari mu bwenge bazara ko budahari yarize ari umunyamakuru yese ngo ni umunyamakuru nyine udafite amakuru angana iki ku buryo atazi kandi basaga bango yize muri university. Oya nanjye numvishe navuga ntugamere ucumuye wiyemera ngo yatanze ruswa none atanatanze uyimwasha ahita nongera avuga ahita avuga ngo bashaka banyice cyangwa yaravuze ngo mumfunge ucyari mushaka munyice kubuze n'ibiki mudakoze none ku bintu bitari n'ibye nese cyo vanga muri iki cyambere inkiko zagombye kumuhanira kuba yarihaye kuvuga ibintu bitamwanditseho bitari n'ibye icyo nibyo nyine bigize icyaha kwiyitirira wundi muntu akoresherwa uburiganya ngo n'umujura afite ibyaha byinshi
kwiturira umutungo w'undi. Nyuma wajya mu bitanye ikibazo pe ukuntu urimo byanariza wajya mu bitanye nk'ikindi kibazo ngo arakucyamwe ibyaha byinshi 30. bivuze ko umudamu we mwibagirwe ntabwo ari vuba kugaruka. Oya mudamu ari bagifite umutima ariko imyaka irindwi ntabwo urapfa kutegeza muri Kigali ashaka abandi baba bamwimya. ariko yajya nanjye nasanze wanjye yaragiye mu myaka nubwo yagiye mu myaka 7 ugeze bapfuye kuyikofera mu rukiko aza kureba baramwateka nguzanira ibintu byawe byose ndigendeye. yakuzaniye ibintu muri gereza se? Ibintu bya byose babere kubyakira cyane ngo yimukiye muri gereza ibintu byari nari amatafari ashatse bayamukira araye koko muri gereza gereza bayabaye so baragufunga zaragize ibintu kongera kabako kabicyuza. Gereza kabimaze iki muri gereza? Ababibisa babireba biraraho. Abiraraho? No amatafari nyine kamaze iki muri gereza? Nyine urumva amatafari yo ntago bayamushyira ariko bira bintu byose by'inyuza babimugore bashwanye. Tuvuye n'urugero wowe iwawe ufite intebe sibyo? Ufite televiziyo, ufite firigo, ufite ameza. Ashatse yabizana. Nyine se ukajya televiziyo yawe. Oya, gereza rabizana kabikaza. Nyine aricyo bita service sociale. Ukajya ifite ikizu kinini. Babirambikamo bakandikaho ngo ni Nyamabondo. Iyo urangije ibihano byawe. Imyaka 7 irangiye. Ugaya gutangira ubuzima. Ujya gutangira gereza nagufasha. Gereza nagufasha ikakugereza ushaka ko bigera. Ngo imodoka y'utwaza kuba. Cyane. Ni nk'ikwitashyira umukene. Kugeza iwanyu. Oya. No kuri kw'Imana. Umuntu ufuye muri gereza adafite ubushobozi. Gereza imugurira imyenda ikamugura n'inkweto. Ikamuha n'itike. Iyo utaha kure barakujyana. Iyo utaha hafi bagwa transport. Bagugwa nka bitatu byo gutega. Tubare kubera ko abenshi bajyaga babeshya. Abenshi bakora kubeshya ko bataki Cyangugu. Bidaba itike nyinshi. Iba bahitike nyinshi. Urumva niba baguye Cyangugu baguha nayi impamba ayo uzarya mu nzira. None ntago bakubaza koko ntago pereze ngo bamenye ko ni utaha. Ubu basiga bakujyana bakakwinjiza mu modoka ari Cyangugu akabari huye. Akari wabishyura. Bagasiga Nyabugogo uyuri. Azi ko bajyaga cyamura ngo ngiye mu rugo ni Nyagatare. Kugeraho ni 10 na bingahe. Kandi ugiye utashya hano mu mito. Barabavumbura rero akumva ko bariwe menshi ariko baragereza kugurira imyenda kugurira inkweto none ko kuri udafite abana bagusura gereza bari nyoko iguha igikoma ikaguha ibiryo ikaguha amazi haba hari umuntu ubonetse mu ufatanya bikorwa ushaka kugira bakaguheraho wese uri ufite umuntu ugusura narayafite gitere none se ariko bakugura imyenda idahenze cyane kugira ngo bajya kugura imyenda y'ibihumbi 100 cyangwa iki bakubita urutiriningi n'urupira hari umuntu uri muri gereza udafite imyenda ibabaho aba bitabaribwa akazasohoka nyine ari ayibera muri fomo gusa nayo yakije iyo gusohoka nyine urandika mbere kuzatambira iminsi 5 kavuga ati ndumukire nta myenda mfite nta iPhone na rugo bakubaza nimero wambara bakakubaza n'imyenda wambara bakaza bakabiguha ugasohoka usa neza zose imyenda baba bayitahana bakaguha imyenda urumva bakaguha n'agatiki ugahita uca no mu marangi ukanza ukarya agaceri umukoreta n'umubyeyi rero nicyo kintu cya mbere yakemuye ngo najye kuvuga ngo nsohotse hanze ngo mvuze icyo kwambara buriya leta iyo itanze bije y'imari y'abagororwa itangaho na bije y'imari y'abazatega bazajya ahantu runaka nabyo biba birimo ngo muri bageti y'umwaka ngo nazandushye tuzagura imyenda n'abantu nuko rero ariko haba iriya myuga abantu bayigiramo iyo bageze hanze barayikoresha nta kintu wayikoresha ko nkanebwa numvise ko ibintu yigiye wawe ari ibyo akora ubura kubaza abariza he baza ku Gisozi reka wibeshya rege bari iwabo abayiwereye iwabo abiwabo afite oya kunaragasa buriya ni Mukamenge ntagase cyo ku Gisozi oya afite bashiki be bakize na bakuru be baba hanze nibo bamutunga ariko akora iki arabaza nyine mu gakindo oya ntaga baza ntaga sogeze ubyumva ni inshuti yanjye n'amagambo ntaga baza akoze ate wowe kubizi bano banajye wabaza ubu yakajya kubaza nuko atabizi yarabyize akana gitsina yakaba atandukanye yes ni ukuvuga ngo inshuti zacu mudukunda kandi mudukurikira saa 10 zirageze reka nitaba umubosi tuzasubukura nakagaruka ni iki rero wabwira abantu wenda bakwiye kwitondera nkawe ufite ibyuzi ku mategeko kuko wafunze oya abantu bitonde ibintu cyambere ugomba kwitondera no kuvuga ibyo ubonye cyo kuva kuri leta ikindi no kwitwararika ikindi rimwe na rimwe abantu babona tuvuga bakagira ngo nta bwenge dushyiramo twashyizemo ubwenge batumena amaso wo kapfa nemo ikibazo kimwe kugira ngo nigendere kimwe cyonyine abantu batekereza ko kuba Nyamabondo yaje abantu bakamureba
Kanyamondo yagize izina, yagize YouTube irebwa, yagize Instagram na TikTok birebwa na Twitter birebwa, nyine byaguhaye ububasha. Ibyiza byo kumenyekana ni ibihe, ibi byo kumenyekana ni ibihe? Ibyiza byo kumenyekana si byiza cyane nta kintu ufite. Umenyekana ufite amafaranga ni byiza. C'est tout. Umenyekana utayafite. Kandi abantu bibwira ko bafite imbuga nkoranyambaga bagomba kuvuga ibyo bashaka cyangwa bagakora ibyo bashaka. Kandi izo mbuga nkoranyambaga bagomba kuzigaragariza ibintu byiza. Bifasha societe. Bifasha abantu. Byigisha. Ni byigisha. Ukuntu biba bimeze. Asante sana. Asante sana.